kora ku maso yanjye wongere unyihishurire, kora ku mutima wanjye nongere nkumenye mwami. Agace gatoya nakumenyeho niko kampaye kwigira imbere kugeza ahangaha, ariko ndabizi ko hari ubundi bwiru butarahishurirwa amaso yanjye, ndabizi ko hari ubundi bwiru butarahishurirwa umutima wanjye. Niyo mpamvu hari aho mbigendamo buke buke. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo, tugenderere muri iki gitondo, ukore ku mitima yacu, ukore ku maso yacu, ukore ku buzima bwacu, tukumenye mwami wa inyota yiyongere, inyota igana huri, inyota yo gutinda ku birenge byawe, inyota yo kumva ibyawe, inyota yo kukumvira, inyota yo gukora ubushake bwawe. Uwiteka we, tugarukeho mwami w'abami, tugarukeho. Nitukumenya tuzakubwira batakuzi, kuko tuzaba twarasogongeye ku rukundo rwawe. Nitumenya kuri uwo kwizerwa kandi ko witwa ukuri, tuzabibwira batabizi. Nitumenya kutabeshya, bizaturinda gucogorera hagati aho mu rugendo, bizamara umunkanyari n'ubwihebe mu maso yacu. Ngwino twimenyekanishe mwami, twongere inyota itumye dusenga, itume dutindana nawe. Amatangazo mu nsengero yatanzwe cyangwa atatanzwe, twongerera inyota, tuve mu birangaza bitandukanye, tuve ku matelefoni, dushyira ibyo kurya n'ibirangaza ku ruhande, twe guhugira imbere ya televiziyo. Twongerera inyota, twasamira imbere yawe, twifuza kugaburirwa nawe. Twongerera inyota mwami w'abami, twongerera inyota, tuve mu biganiro bipfuye, twongerera inyota, twe guhugira mu bishira. Twongerera inyota Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo tube ibisonga bikwiriye mu myaka udutije. Erega ntituzahoraho, hari umunsi tuzahagarara imbere y'intebe yawe, ukatubaza icyo twakoresheje iminsi yacu. Dore waduhaye kurama, ntabwo twakijwe ngo duhite dupfa tujye mu ijuru. Twongerera inyota kugira ngo iminsi dutije mwami yose ibereho kuba ibisonga byiza, itubishoboze kuba ibisonga byiza. Uwiteka Mana Nyiringabo, duhe kwisubiramo, turebe buri kintu cyose wadutije, turebe buri kintu cyose waduhaye. Byinshi turebera nk'ibitariho kuko tutabimenye, tubireba nk'ibitariho, tukireba nk'abadafite namba, tukireba nk'abatabasha kuvuga, tukireba nk'abadafite icyo batunze, tukireba nk'abaswa, tukireba nk'abadafite namba. Nyamara n'uwahawe itaranti imwe hari icyo wari umutegerejeho. Ntabwo wamushakagaho ibyo bahawe 5, wamushakagaho ibyo bahawe imwe. Gusubizwa kw'amasengesho yabo. Reka n'umuntu ufata umwanya yicara akurikira ijambo, umugirire neza. Waravuze ngo ni umutsima w'ubugingo, ndetse washubije Satani ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Reka mwami ijambo tugeneye uyu munsi ryongere ridutunge, ryongere riduhe gutera indi ntambwe, twigira imbere mu kukwegera no gukora ubushake bwawe, no kumenya neza icyatumye uturema mwami w'abami, no kumenya neza icyatumye udukiza. Ntiduhite dupfa ngo tujye mu ijuru. Reka ijambo mwami rimanuke mu mutima wumye, riwutere kongera gususuruka, riwutere kongera guhembuka. Reka rimanuke mu mutima utarakumenya, n'utaramenya iryo sezerano ryo kubana nawe, n'utaramenya icyakuzanye Yesu ko wadukunze cyane bigatuma udupfira. Reka nawe mwami w'abami yongera akorwe ku maso, akorwe ku matwi, akorwe ku mutima, maze agukingurira umutima. Dore kuvuga ngo uhagaze ku rugi rw'imitima yacu urakomanga, ngo umuntu niyumva agukingurire, ngo urinjire usangire nawe. Tuguhaye rero umwanya, warahise muravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, ngo no kumva amagambo yose ya Kristo. Uwiteka we, reka buri jambo ryose twumva ritwigize imbere mu kukwizera. Ndetse uranavuze mu ijambo ryawe ngo ntibishoboka ko umuntu yakunezeza atakwizeye. Twongerere kwizera. Duhagaze tuvuga nka wa mupapa wari urwaje umwana w'igicure, aravuga ngo Yesu ngiza kutizera. Yari yabonye abigishwa bananiwe gukiza umwana we, yari yagize ngo haraho nawe byakunanira. Mwami yari afite indwara yo kutizera, nkuko tujye duhagarara imbere y'ibibazo n'ingorane bihagaze imbere y'ubuzima bwacu, tukabona bidashoboka, tukabona bitatirimuka. Turasenze muri iki gitondo ngo dukize kutizera. Ndetse warongera urabaza mwami ngo si umwana w'umuntu nagaruka ngo azasanga kwizera kukiri mu isi nicyo kintu cy'umumaro kuruta ibindi byose. Ngwino ukore ku maso yacu tukumenye mwami w'abami, ngwino ukore ku mitima yacu tukwizere kuruta uko twakwizeraga ku munsi w'ejo. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, murakoze kuba mu nzu y'Imana. Reka tuganire twanzura za nyigisho tumazemo iminsi, twavugaga kwita ku busonga bwacu. Haleluya. Ntekereza ko Imana imfashe kubivugana ibintu byoroshye tuvuga uyu munsi, ariko niryo shingiro ryo gutuma ubigisonga cyiza cyangwa ugira ubusonga bwiza cyangwa se bubi. Haleluya. Muri kampani zisanzwe, mu buzima busanzwe aho dukora akazi, dushakira imirimo, haba hari ubuyobozi.
kumenya umuyobozi n'ibyo akunda, ndetse rimwe na rimwe n'amabwiriza baba baraguhaye akazi bituma uba umukozi mwiza. Hari ibyo uba wisanganiye mu mutima ufite ingamba, uvuga uti nge nzaba umukozi mwiza, nzakora neza, wenda nzubahiriza amasaha y'akazi, nzabikora nk'uko bikwiriye. Izo ni ingamba umuntu aba yisanganyemo. Ariko iyo ugeze mu kazi gashyashya bashobora kuguha kontra cyangwa se urupapuro rumanitse ahantu, cyangwa se ibyo bita memo n'ibindi bitandukanye, usoma ibintu bigenga cyangwa se amabwiriza y'icyo kigo. Bakavuga ngo bagera mu kazi kigihe n'iki, iyo bari mu kazi bitwara gutya, bakora ibi n'ibi, hanyuma ukabisoma ibyo byose ukiyemeza kubikurikiza. Haleluya. Hari nubwo ugira umugisha ukamenya ibyo boss akunda. Haleluya. Ukamenya ngo boss akunda ibi, akunda abantu bitwara gutya, hanyuma wowe uri umukozi mwiza ukitegura kubikurikiza. Kandi boss ni umuntu usanzwe, ni umuntu upfa, ni umuntu business ishobora guhomba, ni umuntu nyine, ariko ni umuntu ufite umumaro kuko ashobora kuduha amafaranga nyuma y'ukwezi. Haleluya. Uwo twifuza kuvuga, uwo tubera ibisonga byiza, ntabwo ari boss, ni data. Haleluya. Ni data. Nubwo dushobora kuba abana barimo bakora mu rugo rwa se. Muranyumva nshuti z'Imana? Rero umwanya tumara twiga ibyo akunda, ibyo ashima muri ubu bwami, bituma tuba ibisonga byiza. Kutamumenya nk'uko twavuze mu minsi yatambutse, muribuka umuntu wahawe italanta imwe, icyatumye atayikoresha yari afite amakuru atariyo kuri shebuja. Haleluya. Icyatumye abahawe 2, 5 bunguka, bari bafite amakuru meza kandi y'ukuri kuri shebuja. Bari bazi ko ari umugizi wa neza, bari bazi ko afite ingororano, bari bazi ko agira ahantu heza atuza, abakoze neza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Murumva neza nshuti z'Imana? Haleluya. Umwanya rero tumara twiga kumenya data utuviramo imbaraga zo kuba ibisonga byiza. Haleluya. Muranyumva neza nshuti z'Imana? Umwami Yesu atugirire neza. Ubusonga bwawe buzaba bwiza cyangwa bubi. Murabizi iyo tuvuga ubusonga mu cyongereza ni stewardship, ngira ngo niba ariko bavuga mu gifaransa bashaka gukoresha intendance. Ni umuntu ufite ibintu yahawe n'undi muntu akabikoresha kandi agomba gutanga report kuri uwo muntu. Ntibyumvikana neza? Haleluya. Biba bimeze nkaho ari ibye, bitandukanye nuko naba umukozi usanzwe. Ibyo bintu nshinzwe mbere igisonga biba bimeze nkaho ari ibyanjye, kuko mba nemerewe kubikoresha icyo nshaka, ariko ngomba kubikoresha icyo nshaka mfite mu gitekerezo ko nagombye gukora ibyiza bizashimisha uwabimpaye. Muranyumva neza nshuti z'Imana? Ubusonga bwawe rero buzaba bwiza cyangwa bubi butewe nuko uzi uyu mwami. Haleluya. Uko umuzi n'igipimo umuzimo bizatuma ubusonga bwawe buba bwiza. Uko utamumenya, uko ubumenyi bwawe kuri we buba bukeya, cyangwa ishurirwa ryawe riba rikeya, rizatuma ubusonga bwawe buba bubi. Imana yacu tugirire neza. Uzakorana kandi umwete mwinshi cyangwa ubigendemo buhoro, bitewe nuko wamenye ibizo tubikiwe, ndetse wamenye no kugaruka kwe. Kuko murabizi shebuja yatanze italanta arangije aragenda, ariko hari igihe yagarutse. Haleluya. Hari igihe umwami wacu azagaruka, azaza gutwara itorero. Dufite ibihamya ntakuka, bimwe biranditse muri Bibiliya, ibindi byanditse mu mitima yacu. Haleluya. Iyo usomye Bibiliya kuva mu buhanuzi bwa Yesaya, bavugaga ko umwara azasama. Yesaya yarabivuze hashira imyaka 100. Tekereza abantu yabibwiye, baravuze atari ko wamuhanuze wabeshya. Haleluya. Ndetse yatangiye avuga ngo umwami Imana ubwe azabihera ikimenyetso, ngo dore umwari azasama umuhungu. Abigihe cya Yesaya bose bari barapfuye, bararangiye. Azitwa Emmanuel, azitwa igitangaza, Imana muri twebwe, byari byararangiye, bose bari barapfuye. Ariko se Yesaya yarabeshye? Ntabwo yabeshye. Igihe cyarageze umwari asaminda y'umwuka wera. Muribuka marayika avugana na Mariya. Mariya aramubaje ngo ibyo bizashoboka bite ko ntarabonana n'umugabo cyangwa se ntararyamana n'umugabo? Hanyuma marayika aramubwira ngo umwuka wera azakuzaho. Haleluya. Azagutwikira, umwuka w'isumba byose azagutwikira, ibintu bidakwirwa mu bwenge. Icyakora Mariya ahinduka uwizera, aravuga ngo bingirirweho, dore umujakazi wawe ndahangaha, ibyo umwami Imana avuze bingirirweho. Haleluya. Niba ibyo bintu abantu barabivuze hagashira imyaka 100, hanyuma bikaba. Haleluya. Haleluya. Yesu yasubiye mu ijuru bamureba, ni inkuru z'ukuri. Yasubiye mu ijuru abigishwe bamureba, barakomeza bararama bamubona arenga. Hanyuma abamarayika barababwira ngo uko mumubonye agize gute niko azagira gute. Igihe kimwe Yesu azagaruka, bibe bishaje, bibe bimaze imyaka, azaze tutakiriho, ariko Yesu azagaruka. Haleluya. Rero databuje waduhaye ubusonga, hari umunsi azagaruka tukamumurikira icyo twakoresheje ibyo yaduhaye. Amen. Buri kintu cyose ufite ku buzima bwawe ni intizanyo. Yewe ikintu gitangaje nuko no kubakunda Imana na bya bindi bibi ajya dukurira mu ibyiza.
bigahinduka ubuhamya. Buri buhamya na buri rugamba watsinze na buri ntambara watsinze bitubyara ibyo dukunda kwita amavuta. Haleluya. Bitubyarira imbaraga, bitubyarira ijwi rishobora kwemeza umuntu urimo guca mu kibazo nk'icyo ngicyo. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Amarira yawe na experience zawe ntabwo azabipfusha ubusa, numwemerera ukabimuzanira. Imana yacu tugirire neza. Kumumenya rero bituma dukorana umwete mwinshi, cyangwa se tubigendamo buhoro iyo tutamumenye gakeya, kuko tutazi ibyo tubikiwe, kuko tutazi amakuru neza yo kugaruka we, cyangwa se kuko tuyafite nk'inkuru ziraho ngaho. Umwami atugire neza. Ndifuza kumuvugaho gakeya kuko n'ubundi dusanzwe tumuvuga, nta n'umuntu wamuvuga ngo amurangize. Bibiliya yuzuye we, burya Bibiliya yuzuye Yesu. Haleluya. Kuva mu itangiro kugeza mu byahishuye ni Yesu. Kumuvuga cyangwa kuvuga ibindi bintu bitari we, tuba twagiye hirya y'ubutumwa bwiza. Yesu niwe butumwa bwiza. Haleluya. Bukiza indwara, bukiza uwihebye, butwemesha. Haleluya. Ntabwo mvuga kwema kw'inyuma, burya kwema kuko uri guhera imbere. Imana yacu tugire neza. Turamuvugaho gatoya uwo ari we, kugira ngo ubusonga bwawe burusheho kuba bwiza, nuko wagira inyota yo kugenda urushaho kumumenya. Amen. Ndifuza kuvuga kambere nkavuga ngo ni umwami w'ineza nyinshi. Ndagira ngo ugashyire mu mutwe wawe ko Yesu ari umwami w'ineza nyinshi. Dufite ibyanditswe ibihumbi tutabasha kuvuga ngo turangize, ariko Yesu ni umwami w'ineza nyinshi. Mu neza burya habamo imbabazi n'impuhwe n'ibindi bintu byiza byinshi tutabasha kuvuga. Haleluya. Iyo tuvuze ngo uyu muntu ni umugira neza, tuba twarabonye ibyo byose, ariko uwo ni umuntu ujya unabyuka nabi. Yesu rero ni umwami w'ineza nyinshi. Haleluya. Yuzuye imbabazi n'impuhwe bitangaje. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 21 umurongo wa 5, bakotinze cyangwa se bavuze ku buhanuzi n'ubundi bwa Zakariya igice cya 9 umurongo wa 9. Haravuga ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti, dore umwami wawe aje ahuri ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Iyo bavuga ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni, ntabwo ari umuntu. Ni nk'uko wafata igihugu ukagipersonifiya, ukagerageza kucyita nk'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Babwiraga ubwoko n'abantu batuye i Siyoni, yewe umukobwa w'i Siyoni, umwami wawe aje ahuri ari uw'ineza, hanyuma ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Indogobe zatwaraga abantu boroheje, hanyuma abami n'abakomeye bagendaga mbere na mbere ku nyumbu, hanyuma ku mafarasi. Haleluya. Ibi byagaragazaga umwami uciye bugufi ariko wuzuye ineza nyinshi. Aje hehe? Ahuri. Hereka si we wasanze Yesu, ntabwo ari wowe mushatse. Haleluya. Ni wowe gushatse, ashyiramo igituma uri aha ngaha. Hari impamvu itumye uri mu rusengero, hari ikintu Yesu yashyize mu mutima wawe gituma wumva hari gatoya umushaka mu ntege nke zawe no mu ntambwe nkeya zawe, ariko burya niwe wagushatse. Dore umwami wawe aje ahuri, yaje akugana. Nanone Mariko 1:40-41 yakijije umuntu wari ubembye, ariko ndashaka kuvuga kuri aka gace k'ineza. Ngo umubembe aza aho ari. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko 1:40-41. Ngo umubembe aza aho ari, aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati, washaka wabasha kunkiza. Iyo tuvuga umubembe muri iki gihe twebwe ntabwo twabyumva, ariko duhereye mu isezerano rya kera, umubembe yahitaga akurwa hehe? Mu bantu, muri bene wabo, agashyirwa inyuma y'inkambi kugeza igihe azakirira. Ikindi yari afite akato gateye ubwoba, yagombaga kugenda yambaye imyenda ibigaragaza ko ari umubembe, afite ikimenyetso, afite n'ibintu bigenda bivuga, avuga ngo ndahumanye nimuve mu nzira. Kandi iki gihe Yesu yaziyemo bari bakigendera mu mategeko ya Mose. Haleluya. Kugira ngo agaruke mu bantu, nuko umutambyi, mbese umutambyi yakoraga imirimo myinshi, yagombaga kwemeza ko yakize akabona kugaruka mu bantu. Rero umubembe aha ngaha twebwe ntabwo tubyumva kuko nta bibembe bihari. Binahari umuntu yajya kwa muganga bakamuvura, ariko yari afite akato gakomeye no gutereranwa gukomeye. Haleluya. Niyo mpamvu yabwiraga Yesu yinginga cyane, kuko yarazi ko gukira atabyemerewe. Yesu ashimwe. Yarazi ko nta muntu n'umwe wamucira karuru utega. Abana bato ibyo ntabwo babyumva. Haleluya. Ngo umubembe aza aho ari, aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati, washaka wabasha kunkiza. Yarazi ko Yesu akiza, ariko ntiyarazi ko hari aho abishaka, kuko ndatekereza ko handi hantu yahingukaga bamuhindiraga kure kugira ngo yigireyo. Rero Yesu nawe yaraje, yego ari umugizi wa neza, ari umunyembabazi, ariko umubembe ntabwo ahari yarazi neza ko Yesu nubwo akiza ariko yifuza gukiza umuntu watawe nk'umubembe. Haleluya. Ngo Yesu aramubabarira. Iyo bavuze kumubabarira ntabwo ari kumubabarira ibyaha gusa, ahubwo mu Gifaransa bavuga ngo aimer de compassion, yuzuye impuhwe n'imbabazi. Yesu yagiye kumukiza ariko yuzuye impuhwe. Yaramubonye, abona wenda imyaka atawe, abona wenda amezi atawe, n'iminsi amaze mu mabaro, yuzura impuhwe.
Haleluya. Yesu yaza kwa pasiteri uyu munsi ntabwo ari kwandika ku ntuza kuri bya byapa dukora ngo yandike ngo ibibembe n'ibimuga birakira. Yari kubiterwa n'impuhwe nyinshi yuzuye mu mutima, agahamagara abantu ngo baze mu giterane, ariko bitewe n'iki? N'impuhwe nyinshi. Ni umwami w'ineza. Haleluya. Atandukanye natwe nta n'ikigereranyo. Icyakora turimo turamwigiraho. Ese nawe urimo uramwigiraho? Ngo aramubabarira. Nuvuga ngo Yesu yaramubonye afatwa n'imbabazi n'impuhwe nyinshi, arambura ukuboko amukoraho. Uzi impamvu yamukozeho? Nta muntu uheruka kumukoraho, nta nubwo byari byemewe. Yesu yashobora kuvuga ijambo rimwe umubembe agakira, ariko uyu mwami w'ineza aravuga ati uyu muntu yaratawe, aharawe ikiganza cyanjye kiramugaruramo ibyiringiro byose byo kubaho. Haleluya. Uwo mwami rero kumumenya bituma tumukorera tutizigamye, cyangwa umutima wawe ukongera ukamenya ko ari umwami w'ineza. Ni umugwaneza. Burya yakubonye uri musitara ugubyuka yuzura impuhwe n'imbabazi, akavuga ngo icyabwira uyu mwana wanjye ibyabikiwe, icyamubwira ibyo abizera Kristo babikiwe mu bwami bwa data, icyamubwira iminsi mikuru n'ibirori bitarangira biri mu bwami bwa data. Iyi ngeso yayicikaho, ibi yabivaho, yasiganwa. Oh haleluya. Akwiriye icyubahiro. Ni umugizi wa neza. Nanone mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 15:20 tubona ya nkuru y'umwana w'ikirara n'umwana mwiza wari warasigaye mu rugo, mwiza gakeya, taruzi urukundo rwa se. Haleluya. Ariko yari mwiza mu mirimo yarageragezaga, ariko ntiyarazi urukundo rwa se. Ku murongo wa 9, ku murongo wa 20, Luka 15:20 ngo arahaguruka ajya kwa se. Murabizi umwana arimo yifuza kurya ibiryo by'ingurube ngo yisubiyemo. Ujye ugira amajoro yo kwisubiramo n'iminsi yo kwisubiramo. Uvuga uti ko maze imyaka mu gakiza, ko maze iminsi ndi umukristo aha n'aha, harya ubu bimeze gute? Harya ubu ni iki cyahindutse? Harya ubu bisoma muri Bibiliya kuki bitaba ubuzima bwanjye? Kuki inzara n'inyota Paulo yari afite kuki ngiye ntabifite? Kuki izi imbaraga yari afite kuki ngiye ntazifite? Uzajya wisubiramo? Tugiye kubifatanya nanjye nzajya nisubiramo. Uyu mwana yisubiyemo asanga kwa se hari ibiryo, asanga abagaragu bo kwa se baramuruta cyane. Hanyuma yaje kugaruka rero arataha. Ngo arahaguruka ajya kwa se, agituruka kuri saramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Haleluya. Umwami w'iki? W'ineza. Umwami w'imbabazi n'impuhwe zitarondoreka. Haleluya. Umwana yarahingutse, yarataregera se ngo mwira ngo papa ndagusaba imbabazi. Burya amafaranga n'umunani wampaye nabipfushije ubusa. Inzara imaze iminsi yaranyiciye muri kiriya gihugu, ngarutse gusaba imbabazi. Muzi ko n'umwana yakomeje kumubwira ngo data nubwo nje sinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko icyo kiganiro ntabwo se yagikomeje. Yahise yodaringa ko habaho ibirori, ko bamukuramo imyambaro yanduye bakamwambika imyambaro myiza. Ariko ndifuza ko wumvira ijambo ahangaha ngo agituruka kure saramubona, aramubabarira. Izi mbabazi ziri aha ni za zindi zimeze nk'izo Yesu yakoranye ku munyamibembe. Ni za zindi kandi Yesu yagize igihe yagaburira abantu benshi. Igihe Yesu yagaburiye abantu benshi nta gitekerezo cya success na hit yari afite habe namba. Ngo yarababonye ngo abone bameze nk'intama zitagira umwungeri. Yesu arabababarira. Abigishwa barimo kuvuga, abigishwa bari bameze nkatwe. Barimo kuvuga ngo sezerera aba bantu, dore bamaze iminsi 3 badukurikira, nta byo kurya biri hano hantu ni mu butayu, basezerere bagende. Yesu arahamwe arababwira ngo bari bimwe mu bagaburira. Nasanze umutima w'imbabazi n'impuhwe ushobora kubyara amafaranga, ushobora kubyara igisubizo. Haleluya. Ushobora kubyara ubushobozi. Umutima w'imbabazi n'impuhwe wavamwe imbaraga zikora ibintu. Yesu rongo yarebye abantu benshi bamukurikiye, abagirira imbabazi ngo abana bameze nk'intama zitagira umwungeri. Kandi wumva imbabazi za Yesu zibera igitangaza. Abo bantu ntago bari bazanywe no gukizwa no kumwumva, bari baje kuki kubw'imigati n'amakuru bakomeje kumva. Ariko ibyo ntago bimara imbabazi za Yesu. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Upfa kugana huri ukagenda nk'ukuri. Erega niho duhindukira, niho dukura imbaraga zihinduka, niho ibibi bituvaho, niho intege nkeya zishirira, niho kamere zacu zipfira, niyo twaganya hari. Haleluya. Hari igihe twishuka tuvuga ngo tuzabanza dutunganira iriya, noneho tumusange twaratunganye. Oya, niwe udutunganye. Haleluya. Abona uyu mwana aramubabarira. Tekereza ari wowe umwana wagarutse, tekereza ni ngewe. Nubwo tugira imbabazi bwaba nabagerageza, ariko tuba dufite nandi mahane menshi no kubabaza ko babigenje kwinshi. Ariko Yesu ni umugizi wa neza. Ese kuba igisonga cy'umutware nk'uwo urumva hari icyo bitwaye? Urumva hari ubwo byavunana? Ntabwo aza kubaza ngo mwana wanjye kuki utubatihirije isabato. Ntabwo aza kuvuga ngo mwana wanjye kuki utasenze ku cyumweru.
uzi ko avuga aravuga ngo hari hashobora kuryama ntajye gusenga kuko atamenye neza ibyiza byo guterana, kuko atamenye neza ibyiza byo kuba mu ijambo ry'Imana. Reka nkore ku maso ye wenda nabimenya, reka nkore ku mutima wenda nabimenya, azagenda asiganwa. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ni umugizi wa neza, ni umunyembabazi. Kumumenya bitwongerera kuba ibisonga byiza. Haleluya. Reka mvuga na kandi ni umwami ufatanyije natwe. Ubundi biragoye ko umushebuja w'icyubahiro cyinshi yakwifatanya n'abakozi. Haba harimo akantu ka distance. Haleluya. Abafite aho bakora. Haleluya. Shobuja mwakwinjiranamo nyina bari databuja, ariko uyu mwami ni umwami ufatanya natwe. Haleluya. Ntabwo Imana yaguhamagaye ngo iguhe imirimo n'ibintu bivunanye itabigendanyemo nawe. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abikorinto rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 9. Rwandiko rwa mbere rwa Abikorinto igice cya mbere umurongo wa 9. Haravuga ngo Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye gufatanya yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Ntabwo yaguhamagaye ngo uguhe ibintu by'imirimo bikuvunnye by'amadini byo kugira gute byo gukora ibintu byo gushyira ku murongo. Yaguhamagariye gufatanya. Haleluya. Inejejwe no gufatanya nawe no kubigendanamo nawe. Haleluya. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ntibibaho ubundi ko umwami ukomeye w'icyubahiro yakwifatanya na rubanda. Suko bigenda. Ubundi bigiraho bica nuko gahunda zigenda. Ariko uyu mwami wacu kuva mu itangiriro yamye yifuza kubana n'abantu. Haleluya. Uko yaganiraga na Adamu na Eva ngo mu mafu ya ni munsi rwari urukundo rwo kubana n'abantu, niko bikimeze na n'uyu munsi. Iyo tugiye mu isezerano rya kera dusanga Imana yarifuzaga kubana n'abantu. Burya icyatumaga habaho ihema akavuga ngo nzaba hagati muri mwe ngendere muri mwebwe, nuko yifuzaga kubana n'abantu. Bibiliya irambwira ngo ibineza neza bye byari ukubana n'abantu. Haleluya. Ni umwami wifuza kubana natwe. Ntuzi na ya minsi ubutamwumva urimo uvuga ngo isengesho ryanjye ntirirenga plafond, iyo yirimo ari igihe bidahari. Isengesho ryanjye ntabwo rirenga kwibati, burya nabwo abari aho ngaho, kuko ni umwami wifuza gufatanya natwe. Haleluya. Mu isezerano rya kera mu Balewi igice cya 26 umurongo wa 11 na 12 mushobora kwandika bandika ngasoma kugira ngo twihute kubw'umwanya. Abalewi 26:11 kugeza kuri 12. Ngo nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga, nzagendera hagati muri mwe mb'Imana yanyu, namwe mu bwoko bwanjye. Haleluya. Uwo ni umwami umuremyi w'ijuru n'isi, wifuza kuba mu bantu nkatwe bafite amafuti, babyuka babihakanye bamubaza kuki wadukuye muri Egiputa, ibitunguru byaho n'inyama zaho byari biryoshye. Abo ni abantu nkatwe b'intege nkeya, ariko Imana igatinyuka kuvuga uko nguko. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ngo nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga, nzagendera hagati muri mwe mb'Imana yanyu, namwe mu bwoko bwanjye. Nagira ngo mbere ko ibyo aho turi mu isezerano rishya ni heza cyane kuruta aha ngaha. Iyo tutabimenye twibaza ko igihe cy'ihema no gusanga Imana mu ihema aricyo cyari cyiza, ariko uyu munsi ihema ry'Imana ni wowe nanjye, atuye imbere muri njyewe. Haleluya. Nza hano nzanye nawe, ngataha ndi kumwe nawe, tukaza tukabiteraniro ry'abantu bamufite imbere muri bo. Haleluya. Ariko kera suko byari bimeze, bamusangaga ahantu hamwe. Ariko kutamenya ibye no kutamenya cya gipapuro baha abantu binjiye mu kazi ngo ugisome carefully, ugisome ubyitayeho, bituma tutamenya aya makuru, bigatuma tubaho tugononwa tubihiwe n'urugendo. Ni umwami wifuza kubana natwe. Haleluya. Nanone mu rukundo rwe rwinshi ni umubyeyi. Igihe kimwe yabwiye Mose bari mu rugendo, aramubwira ngo ubu bwoko n'ubwoko butagonda ijosi, ngendeye hagati muri bo nagira gute? Nabamara. Kugira ngo rero badashira, reka njye ku ruhande gato. Ni Imana kandi yera, mu rukundo rwinshi n'imbabazi nyinshi, ni Imana yera. Katumuhe icyubahiro. Haleluya. Amen. Haleluya. Muri iri sezerano rishya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14 umurongo wa 18 aravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Iyo ibi bintu tutabimenye tubifata in general, ubundi ijambo ry'Imana rikora iyo ryabaye applied, iyo twaryaplayinze ku buzima bwacu. Iyo avuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzaza aho muri, haba hari mu izina ryawe.
haba hari mu izina ryanjye. Abavuga ngo Hortense, dore ko atuzi mu mazina. Haleluya. Umwarimu arimo kutwigisha ejo bundi yavuze akantu keza, aravuga ngo yararimo kugerageza gufata amazina y'abanyeshuri twese mu mutwe. Aravuga ngo impamvu yita ku kumenya amazina y'abantu nuko Yesu yita kumenya amazina y'abantu, Imana yita kumenya amazina y'abantu. Aravuga ngo muri Bibiliya yose nta hantu na hamwe Imana yaje ngo irebe umuntu ngo kana ngo harya ngo uri Leya uri Oliva, nta hantu na hamwe Imana yazaga ihamagara umuntu mu izina. Yeremiya we warebye yahamagara Yesaya ikamuvuga Yesaya. Haleluya. Imana ituzi mu mazina. Aha rero yavuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, hari mu izina ryanjye. Iyo wabifashe bikaba kuri wowe nibwo bikora. Haleluya. Ukabikura muri Bibiliya, ukabikura mu idini, ukabikura mu nkuru wumvanya abapasiteri, bigahinduka ubuzima bwawe, akakuvuga mu izina. Leya we sinzagusiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho uri. Aho uri uza hariho, ni mu nzu utuyemo yaba nziza yaba mbi. Haleluya. Icyo gihe nibwo bidukorera. Hortense we sinzagusiga nk'imfubyi, nzaza aho uri. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ni umwami ufatanya natwe. Hari ijambo twese tuzi ryandiriwe mu Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ririya jambo abantu bose bari mu nsengero bararizi, ariko uzi impamvu batumva urukundo rw'Imana nuko batashyize mu izina ryabo. Haleluya. Ubundi bure yaravuze ngo reka nivuge nawe ushyiremo iryawe. Yaravuze ngo Hortense we shyira mu iryawe, kuko Imana yakunze Hortense cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo Hortense agire gute? Atarimbuka ahubwo agira ate? Ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo biri kuri Hortense kuko ari pasiteri, biri no ku buzima bwawe. Nitumumenya tuzaba ibisonga byiza. Haleluya. Tuzimarira muri we urukundo n'imbaraga. Uzareba iyo umuntu yagukunze uva hasi. Haleluya. Cyangwa iyo wowe wamukunze ntacyo usiga. Icyiza cyose urakibona, ibitekerezo byawe bigahita bijya kuri fiance. Icyiza cyose urakibona, ibitekerezo bikajya ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe. Wabona ikote ryiza ugatuvuga uti ryabera umugabo wanjye. Wabona ikanzu nziza uti yabera umugore wanjye. Wabona agapantaro keza kabera fiance wawe. Kubera iki? Ntabihari. Kuko umukunda. Haleluya. Kuko Yesu yadukunze cyane. Yaravuze ngo ntazadusiga twenyine. Ni umwami ufatanya natwe. Iyo ibintu twabimenye, ubusonga ntago butuvuna. Ntago tugira iminsi yo kumukorera ku cyumweru. Turamukorera ku wa mbere turi mu isoko, turamukorera ku wa kabiri turi mu rugo, turamukorera ku wa gatatu turimo duhinga, tuba turimo tumukorera ku wa kane turimo ducuruza, tuba tumukorera ku wa gatanu twagiye kurangura sinzi mu Bushinwa na Dubai, tuba turimo tumukorera dutwaye amakamyo cyangwa amabisi, tuba turimo tumukorera dutwaye igare cyangwa tugenda n'amaguru, tuba turiko tumukorera. Ubusonga bwacu ntibugira iminsi. Igituma abantu bagira iminsi y'Imana ku cyumweru gusa nuko batamenye urukundo rwe, nuko ari Imana ibana natwe. Haleluya. Bigatuma tugira umwambaro wo ku cyumweru, tugashyiramo indirimbo nziza, tugashyiraho amagambo meza, hanyuma ku wa mbere tukaba twabitaye ku isoko, tukaba turimo gutukana, tutavuga iby'ubwami, tutitaye ku barimbuka, kuko ubusonga bwacu buba ku cyumweru gusa. Kandi nabwo ntibugwira kuko twinjira twenyine, ntidutumira n'abagenzi bacu batajya no gusenga. Imana itwihishurire, ikore ku maso yawe, ikore ku maso yanjye, kugira ngo imyaka dusigaje ibiyo gukorera uyu mwami. Haleluya. Reka mvuga kandi ka gatatu, umwami wizerwa bihambaye. Nabuze uko mbivuga. Haleluya. Ubundi iyo tugeze ku bwizerwe bw'Imana numva navuze induru. Haleluya. Kristo arizerwa mu byo twumva n'ibyo tutumva. Abamaze iminsi bagendana nawe, hari igihe umwara. Niki gigutera kumwara? Hari igihe warasutse amarira menshi ahantu uvuga Mana, si buzabikora ryari, si ubundi buzabikora, si ubundi ubu ngubu urandeba, si ubundi wajya kubona yaba nyuma y'imyaka 5, yaba nyuma y'3, yaba nyuma y'umwe, wajya kubona ukabona Imana irabikoze birenze ibyo we expectingaga, birenze ibyo wari utegereje, ukumva ugize akantu k'akamwaro. Ntago mujye mu mwara Imana ibatabaye. Warasutse amagambo ibihumbi. Ni umwami wizerwa bihambaye. Haleluya. Niyo mpamvu nkunda yandirimbe ivuga ngo ni umugabo w'umunyakuri. Nibihamya birahari. Haleluya. Ibihamya birahari mu ijambo ry'Imana, ibihamya turabifite mu mitima yacu. Ibihamya birahari bivugika n'ibitavugika. Ni umwami wizerwa. Haleluya. Kwizerwa niryo zina rye, niwe ari we. Mu Byahishuwe 19:11, muri ibi bintu Yohana yerekwaga,
Byahishuwe Yohana 19:11 ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi w'ukuri. Haleluya. Niwe uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Uwo ninde? Ni Kristo. Haleluya. Yikomeje hepfo gatoya bamuvugaho bakavuga ko yari afite amaraso kuri we. Ayo maraso nayo yamennye kugira ngo ducungurwe. Ayo maraso ni nayo intambara turwanirira. Haleluya. Yesu agwishuriye intambara zose akurwanirira. Wamwiha ntacyo usigaje inyuma. Ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa kwizerwa kandi w'ukuri. Iri zina niryicara mu mutima wawe ukavuga uti Kristo yitwa kwizerwa kandi w'ukuri. Uzamutegereza wihanganye. Uzajya uvuga ngo simbyumva, sinzi nuko bizagenda, sinzi naho bizaca, ariko mu mazina ye namenye iki kintu, namenye ko yitwa kwizerwa kandi w'ukuri. Sinjye wazatangiraho kubeshya. Katumuha icyubahiro. Haleluya. Cyangwa ukabyumva bikicara mu mutima wawe. Ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa kwizerwa kandi w'ukuri. Mu bantu bose batuye ku isi harimo abantu bo kwizerwa, ariko nta muntu ufite iri zina. Ushaka kuvuga ngo Rutansi arizerwa, ariko Rutansi ntabwo yitwa kwizerwa. Niyo ababyeyi baba barariguhaye rya bari izina gusa, kuko nawe wicunguje wasanga hari abantu bagiye kubwira ngo uzabareba ntubarebe, wasanga hari abantu bagiye usezeranya ntubisohoze. Ntabwo witwa kwizerwa rero, ariko Kristo yitwa kwizerwa. Haleluya. Niryo zina rye, ni umwihariko, nta nundi muntu barifatanyije. Niyo mpamvu kumwizera no kumubera igisonga byagombye kuturyohera no kutworohera. Cyangwa bikicara mu mutima wawe, ntibigarukire mu bwenge. Nibice mu bwenge bimanuke bica bibone icyicaro mu mutima ubutazasibangana. Ngo uhetswe nayo yitwa kwizerwa kandi w'ukuri. Ni uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Haleluya. Ikintu gitangaje nubwo twebwe tutizeye wahora ari uwo kwizerwa. Niko Paulo yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 2:13 ngo kandi nubwo tutizera wahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Tujya tuvuga ko Imana ishobora byose, ariko ntabwo ibasha kwivuguruza. Ariko burayumva, uramwumva mugani wa yandirimbo murahari. Haleluya. Nubwo tutizera, kuko hari iminsi ubyuka wabiparitse uvuga uti ngira ngo ntibigihabaye, ngira ngo burya singe byabwiraga, ngira ngo byabwiraga abandi, ariko Imana irakomeza ikizerwa. Ngo kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Intege nke zawe ntizituma yivuguruza, gusitara kwawe no gucogora kwawe ntibituma yivuguruza. Reka tumuhe icyubahiro. Kuki umuntu umeze gutyo tumwise umuntu kandi nuko? Kuki Imana imeze gutyo tutakwemera kwibera ibisonga byiza? Haleluya. Nanone Paulo yandikiye mu rwandiko rw'Abatesalonike 5:24 rwa mbere ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Ushobora kwibaza ngo ese ni ibiki izakora? Igisubizo kiri ku murongo wo hejuru yaho wa 23. Iravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ni ukuvuga ngo kuva wakizwa gukomeza azaguherekeza paka gushyikirije nde? Data. Haleluya. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Izadushorera muri urugendo itugeze kwa Data amahoro. Nta minsi rero abadahari nk'umwizerwa. Nta minsi abadahari n'amaboko ye y'imbaraga kugira ngo agutabare. Haleluya. Reka rongo usaba iki kintu. Ye kugibusaba mu Cyongereza. Take time to know him. Wikiri imbere. Fata umwanya wo kugira gute? Wo kugira gute? Fata umwanya wo ubusonga bwawe buzaba bwiza kuko wingiye imbere. Bifatira umwanya. Fata umwanya wo kumumenya. Umukozi mwiza yiga amabwiriza y'ikigo n'amategeko y'ikigo. Twebwe uyu ni data nta rugoro mukoresha. Yaravuze muri Yohana ngo nta kitwita abagaragu kuko abagaragu batamenya ibyashebuja. Twebwe yatumenyesheje ibya data byose. Turi inshuti, turi abana kandi turi inshuti. Haleluya. Fata umwanya. Bigambirire, bishyire mu ngamba zawe. Wimushaka uhushuye, wimushaka ucishijeho, wisomerwa Bibiliya kandi uzi gusoma, wikwibutswa guterana. Ubusongo bwawe buzaba bwiza cyangwa bubi bitewe n'igipimo wamumenyeho. Numenya ko ari umwizerwa,
uzamutegereza udacogoye. Numenya urukundo rwe rwinshi uzamwiha utizigamye, uzamwumvira bikoroheye. Fata umwanya wo kumumenya. Uzabikora, uzishyira Imana, uzashyiraho gahunda. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ibintu bikuza abigishwa ni bimwe, birasa. Nusenga azakwihishurira. Uzatangira usoma ijambo ry'Imana utaryumva, igihe kizagira umwuka wera ajya atungaho itoroshi n'umucyo we, ugenda ubyumva. Uzaterana n'abera mutyazanye. Mubera twakira ibyiza, ariko n'ingeso zacu zigakosorwa. Niga kukwihanganira ukiga kunyihanganira. Ntago tubana turi abatagatifu, tubana turi abantu. Ariko ubwo yavuze ko dukwiriye kwitabira amateraniro yera, nuko bifite icyo bivuze. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Zaburi ya 19 umurongo wa 8. Ngo amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije nibyo kwizerwa, biha umuswa ubwenge. Iyo tuvuze ngo amategeko y'Uwiteka ni ibyanditswe byose, ntabwo ari amategeko 10. Amategeko y'Uwiteka atungana rwose, yarangiza akagira gute? Agasubiza intege mu bugingo. Niki kintu gituma ubuzima bw'umuntu bubihirwa? Nuko intege ziba zamushizemo, ibyiringiro bikamushiramo, akabona isi nta kintu kiza azayiboneramo. Ariko ibyanditswe, amategeko y'Uwiteka, ibyo Uwiteka yahamije, haleluya, bisubiza intege mu bugingo. Urashaka kugira ubugingo buhembutse buri munsi, fata umwanya wigira imbere mu kumumenya. Ubuzima bwawe buzahora butoshye, buzahora buhembutse. Haleluya. Ibyo yahamije bisubiza intege mu bugingo. Ngo kandi nibyo kwizerwa, byarangiza bigaha umuswa ubwenge. Amategeko ye, ibibwirizwa bye, ibyo akunda n'ibyo ashima, bisubiza intege mu bugingo bwacu. Kandi nibyo kwizerwa, no kuvuga ngo ntibizabeshya, ntibizivuguruza, ntibizasaza, ntibizahinduka. Nibyo kwizerwa. Ngiye bashobora kukwandikira kontra, ejo nkayihindura, nkakubwira ngo kubera impamvu zinizi ubushobozi bwabuze, cyangwa nanjye nabihinduye, ariko ibyo yavuze we nibyo kwizerwa, bihoraho, ntabwo bisaza. Haleluya. Kindi kintu cyiza, ngo biha umuswa ubwenge. Haleluya. Ikintera kubitindamo no kugira ngo bimpe ubwenge, n'umutima umeze nk'uwe, n'umutima uciye bugufi, kugira ngo mbashe kugera ku baciye bugufi, aharaho mbahuze na Kristo. Igituma mbitindamo no kugira ngo mubimpe ubwenge n'ubumenyi, hanyuma nimpura n'abakomeye n'abanyacyubahiro, byibuza mbashe kugira bamwe ndonka ku bwa Kristo, tubashe kubahuza na Kristo. Yiyunze natwe, arangiza aduhindura abahuza. Ni twebwe acamo kugira ngo tumuhuze n'abari abantu bataramumenya. Warangiza ibyanditswe ntubyiteho, biha umuswa ubwenge, bitumaramo kujijwa, bidusubizamo intege mu bugingo, byo kwizerwa bitazigera bihinduka. Warangiza ukabicamo uhushuye. Mana tugirira ubuntu, uduha inyota muri iki gitondo. Haleluya. Amen. Ndangiza nongere nkubwire ngo ubusonga bwawe n'uburyo uziha Imana bizadepanda kuko wamumenye. Niwumva hari ibice by'intege nkeya biri mu buzima bwawe, uzajya umenya icyo ukwiriye gukora, no kwigira imbere mu kumushaka. Niwumva byabishye by'urugendo utakibishaka, nibyo kumukorera utazi impamvu yabyo, uzajya wigira imbere kumushaka. Niwumva urukundo rwutarwumva, uzajya wigira imbere kumushaka. Nta rindi banga, nta wundi muti. Uko twigira imbere kumushaka, ni kwinyota irushaho kuba nyinshi. Paulo yaravuze, kandangiriza ahangaha mu rwandiko rw'Abafilipi, yandikiye Abafilipi igice cya 3, ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Niki cyamuteye? Paulo yari inyangamugayo mu by'amategeko, ayakurikiza afite ishyaka ryinshi. Niki cyamuteye kubona ibyo bintu byose bihindutse igihombo? Ashobora kuba yarafite imirimo yikorera n'ibindi bintu byose. Niki cyatumye yumva bibaye igihombo? Ni ukubera kumenya Kristo. Haleluya. Nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Ngo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari nk'amase kugira ngo ndonke Kristo. Kubw'uwo yahombye ibyo byose. Ese Paulo yabaye igisonga cyiza cyane. Yarinze agera mu rupfu yamamaza Kristo. Ishyaka rye n'umutima we kwari kugira ngo avuge Kristo aho abantu batari bamumenye. Yakoresheje ubwenge yahawe n'Imana
kujya impaka nziza n'abanyabwenge hirya no hino mu masinagogi baganira. We yarazi amategeko ya Mose, yarazi n'ibindi byinshi, ariko yari yarahuye na Kristo, akajya impaka ariko zituma abo bantu bahishurirwa Kristo. Muri gereza, mu mazi, mu nkoni nyinshi, mu kugirirwa nabi, ntiyigeze acogorwa. Uzi icyabimuteye cyatumaga adacogora? Ni gake yari yaramenye kuri Kristo. Reka tumuhe icyubahiro uyu mwami mwiza. Numumenya uzamujya inyuma kugeza mu masaziro. Numumenya uzahora uvuga ngo Mana nyongera nibi kugira ngo umbwire n'abariye. Uzakorera n'amafaranga uyashaka ariko kugira ngo wamamaze ubwami bw'Imana. Ibikugize byose ubwenge Imana yagutiza. Uzagira inyota yo kwiga atari kugira ngo ugire amadiploma ahambaye, ahubwo kugira ngo ubwire n'abizi, ubone uko babwira Kristo. Haleluya. Uzakoresha umwanya wawe kugira ngo bigisonga cyiza. Uzakoresha ibikugize byose kugira ngo bigisonga cyiza. Amen. Arakomeza ku murongo wa 9 ngo kandi mboneka ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo mumenye. Kugira ngo agire gute? Kugira ngo amumenye arushaho kumukorera kuzageza mu rupfu. Kugira ngo mumenye niba bamubwira ngo nugera i Yerusalemu urafungirwayo, avuye ngo uretse gufungwa gusa niteguye no gupfa. Kubera agaciro yaramenye, kandi agaciro yaramenye karimo karamutera kongera kwifuza kumumenya. Nshuti y'Imana, mureke twe gushyiraho akadomo. Ngo usubu baravuga iki harya ntarumva ko numva Bibiliya yose nayumvise. Warayumvise? Na Paulo bakozagaho imishwari bakagenda bagakiza abarwayi, yari akivuga ngo kugira ngo ngire gute? Mumenye. Mu masengesho ye menshi dore no mu gice cya mbere cy'Abefeso yarabasengera kugira ngo bamumenye, amaso y'imitima y'abafunguke kugira ngo bamumenye, kuko yasanze ko mumenya ariho ubutunzi bwose buhishwe. Ndakwinginze tugiye gusaba inyota, haguruka dusenge. Mana ishimwe kuri hano no kwara agace k'inyota ufite, utakagira ntiwari kubuhari. Mana ishimwe kuri iki jambo ry'Imana no kwara agace k'inyota ufite, ariko turamusaba ngo twongerere inyota, twongerere inyota. Natwongerera inyota turagira imbaraga zo kwigira imbere kumushaka. Nasanze nta kintu cy'agaciro na kimwe kibaho cyandaraye ku muhanda. Nazazaho n'amadiyama babicukura bihishwe pyo ngiyo, bagenda gucukura cyane. Na data yaravuze ngo muzashaka mumbone, nimunshaka niki? Mutima wanyu wose. Arongera avuga ngo nkunda bankunda, ariko bashakana umwete bazagira gute? Bazambona. Tujye kumbwira ngo twongere inyota. Ntabwo twashobora kuba ibisonga byiza, kuko kuba ibisonga byiza birangana neza n'agace twakumenyeho. Turifuza kukumenya Mwami, duhe inyota kugira ngo tukumenye, tumenye imbaraga zawe, tumenye ubwizerwe bwawe, tumenye neza yawe, tumenye kuri ukuri, tumenye kutabeshya. Bive mu mpapuro bihinduka ubuzima bwacu, byandikwe ku mitima yacu. Numurava wawe
byose nawe mwami Yesu. tukumenye mwami. zamura ijwi ryawe mu magambo yawe, umusabe inyota. Ndakwinginze isengeri umubwire ngo kora ku maso yanjye nkumenye, kora ku mutima wanjye nkumenye. Yongerera inyota, siganwe ngushaka. Yongerera inyota, siganwe ngana huri. Yongerera inyota, singende buke buke, singende biguru ntege. Paulo yaravuze ngo arasiganwa. Reka natwe dusiganwe, twibagirwe ibiri inyuma, twihute dusingira icyo Kristo yadufatiye. Senga mu magambo yawe, ugira icyo umubwira. Niko ko ari intambwe uteye, niyo mpamvu uri mu nzu y'Imana, niyo mpamvu uteze amatwi ijambo ry'Imana. Ariko saha dukwiriye kugarukira dukurikije umuvuduko intumwa zari zifite, dukurikije uburyo bihutaga, dukurikije umuriro w'ivugabutumwa wakaga mu mitima yabo. Twakwireba natwe uko tumeze uyu munsi, twakwireba uko iby'isi biturusha imbaraga, twakwireba uko urukundo rwabyo rutubana byinshi, nuko hari akandi gace tutarahishurirwa. Data, duciye bugufi imbere yawe muri iki gicamunsi kugira ngo tukumenye. Dusutse imitima yacu imbere yawe, sutse umutima wanjye imbere yawe. Kora ku maso yanjye wongere unyihishurire, kora ku mutima wanjye nongere nkumenye mwami. Agace gatoya nakumenyeho niko kampaye kwigira imbere kugeza ahangaha, ariko ndabizi ko hari ubundi bwiru butarahishurirwa amaso yanjye, ndabizi ko hari ubundi bwiru butarahishurirwa umutima wanjye. Niyo mpamvu hari aho mbigendamo buke buke. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo, tugenderere muri iki gitondo. Ukore ku mitima yacu, ukore ku maso yacu, ukore ku buzima bwacu. Tukumenye mwami w'abami. Inyota yiyongere, inyota igana huri, inyota yo gutinda ku birenge byawe, inyota yo kumva ibyawe, inyota yo kukumvira, inyota yo gukora ubushake bwawe. Uwiteka we, tugarukeho mwami w'abami, tugarukeho. Nitukumenya tuzakubwira abatakuzi, kuko tuzaba twarasogongeye ku rukundo rwawe. Nitumenya kuri uwo kwizerwa kandi ko witwa ukuri, tuzabibwira abatabizi. Nitumenya kutabeshya, bizaturinda gucogorera hagati aho mu rugendo, bizamara umunkanyari n'ubwihebe mu maso yacu. Ngwino twimenyekanishe mwami, twongera inyota itumye dusenga, itumye dutindana nawe. Amatangazo mu nsengero yatanzwe cyangwa atatanzwe, twongerera inyota. Tuve mu birangaza bitandukanye, tuve ku matelefoni, dushyira ibyo kurya n'ibirangaza ku ruhande, twe guhugira imbere ya televiziyo. Twongerera inyota, twasamira imbere yawe, twifuza kugaburirwa nawe. Twongerera inyota mwami w'abami, twongerera inyota. Tuve mu biganiro bipfuye, twongerera inyota, twe guhugira mu bishira. Twongerera inyota Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo tube ibisonga bikwiriye mu myaka udutije. Erega ntituzahoraho, hari umunsi tuzahagarara imbere y'intebe yawe, ukatubaza icyo twakoresheje iminsi yacu. Dore waduhaye kurama, ntabwo twakijwe ngo duhite dupfa tujye mu ijuru. Twongerera inyota kugira ngo iminsi dutije mwami yose ibereho kuba ibisonga byiza, itushoboze kuba ibisonga byiza. Uwiteka Mana Nyiringabo, duhe kwisubiramo, turebe buri kintu cyose wadutije, turebe buri kintu cyose waduhaye. Byinshi turebera nk'ibitariho kuko tutabimenye, tubireba nk'ibitariho, tukireba nk'abadafite namba, tukireba nk'abatabasha kuvuga, tukireba nk'abadafite icyo batunze, tukireba nk'abaswa, tukireba nk'abadafite namba. Nyamara n'uwahawe itaranti imwe hari icyo wari umutegerejeho. Ntabwo wamushakagaho ibyo bahawe 5, wamushakagaho ibyo bahawe 1. Uwiteka we, inshuro nyinshi turikebuka tugasanga aho nta tarato n'imwe dufite. Ariko dukore ku maso mwami w'abami, dukore ku maso tukumenye, dukore ku maso tukumenye. Kora ku mitima yacu. Umuntu yakubonye ntiyaba agifatwa n'ibyaha. Umuntu yakubonye wamurutira byose. Ngo niko ku bwami bwawe bugereranywa n'umuntu wasanze izahabu mu murima, yarayimwe ahinga mu buryo bisanzwe, ahinga gusa bisanzwe. Ayiwengo agwa ku izahabu, agwa ku butunzi butangaje, ngo aragenda agurisha ibyo yari afite byose. Umunezero umutera kuza kugura uwo murima. Dore tukugereranya n'ibindi, tukugereranya n'akazi, twakugereranya n'amafaranga, twakugereranya no kubyara, twakugereranya no kwambara neza. Ayiwe, twakugereranya no kubaka amazu, tukakugarukiriza ahangaha kuko utatubereye ubutunzi buruta byose. Ariko watugaruka
mwami waba watugaruka wagakora umurimo mu mitima yacu tukaberaho wowe wenyine, wowe wenyine, wowe wenyine, ibindi bikaduhindukira ibikoresho. Wakumenya ntiyagusubira kwandavura mu byaha, wakumenya ntiyagenda bukeya kuvuga, wakumenya ntiyamara iminsi yo gusigana, wakumenya imitego y'isi ntiyamufata, wakumenya yakwigira imbere, yamenya ko ibyo kukumenya hari byinshi bikamutera kwiherana nawe birenzeho, igituma duhaga tukumva ngo twaramenye, nta mpamvu yo gusenga no guterana nuko tuba twaribeshye. Ariko abakumenyeho gakeya abo nibo bongerwa inyota. Tugarukeho mukunzi mwiza, tukumenye tukumenye, reka nibwo bushake bwawe, ibinezaneza byawe ni ukubana n'abantu. Waravuze ngo uzabana natwe, tuzadusiga twenyine. Waravuze ngo nibishoboka ko abisi baguhabwa kuko nibakubona, ariko twebwe tuzakubona kuko uriho. Twishurire mukawera ngo inawuzura ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, mukawera ngo inawuzura ubuzima bwacu. Ijuru ridukingukire tugituye inahangaha, ubwirwa ubwami butwuzuye tugituye inahangaha, maze dusiganwe, maze twibakirwe ibiri inyuma, duharanire gusingira gufata icyo wadufatiye. Urakoze mwami wanjye, urakoze Mana yanjye. Twaguha iki, twakwitura iki mu byiza utugirira, acyangana n'ibyo udukorera. Urakoze Papa. Reka sabe Mama Levi aza dusabira umugisha dusoza. Mwami Yesu abaho umugisha. Mana tukuzamura icyubahiro, tugushimiye ko kujya urondora imitima yacu ukamenya ibyo dukwiriye. Tugushimiye amagambo meza utubwiye, tugushimiye ukuntu dukunda, tugushimiye ko uvuganye natwe. Aka kanya rero mwami tugiye gutangira, n'ubundi turagiye dusubiye aho twari twavuye. Ugendane natwe, utugirire neza. Iki cyumweru cyose turakiguhaye, kandi mwami turakwihaye kugira ngo nyabuneka mwami uduhe kukumenya, utwongerera inzara n'inyota byo kugushaka. Iki cyumweru reka mwami uzagaragara ubana natwe. Mwami wanjye uzangirire neza, uzadushoboze, uzatwongerere, uzabane natwe muri gahunda dufite z'amasengesho, kandi imirimo y'amaboko mwami tuzakora uzaduheremo umugisha. Buri wese uzamugirire neza, uzatwiyereke mwami. Turasabye mwami kugira ngo tuzakugireho umugisha. Gendana natwe, kandi Kristo nitwongera kugaruka aha tuzabe twuzuye amashimwe, twuzuye ibihamya, tuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Tugire neza iki cyumweru cyose, ubane natwe, ukomezanye natwe abagiye gukomeza amateraniro mu izina rya Yesu, amen. Utahane Imana yagasana abagirire neza.